This is Rwanda Fitness Sports. Uyu munsi tugiye kubereka uburyo ushobora kongera izi gahunda za hano hasi, amabuno yawe ukayongera, utayafite nayo ashobora kuza, ariko icyo tugusaba nuko ukora subscribe kuri Rwanda Fitness Sports, tukaguha exercice ziri bugufasha. Umukobwa yafite nabwo icyo bigufasha nuko byibuze bigufasha ko umubiri wawe utagenda utetema bya bindi ubona ko ibintu biri mu kavuyo. Hano tuwe turakubakira umubiri, tuguhe uburyo umubiri wawe uzaba umeze neza, ukaba fit. Reka dutangire exercice ya mbere. Abagabo tuwe tugira gutya, ariko umukobwa agomba gukora ibitandukanye natwe. Umukobwa ni gutya. Antonella araza kujya berekera, mukurikire twagiye. Let's go. 1. Nice. Nuwango ugomba kumenya gutandukanya ibi bintu. Iyo ukora ushaka ko muscles ziyongera, ukora buhoro. Niyo mpamvu wabonaga tugenda ukagenda gake. Umukobwa konsa. Nice. Tugiye kurikizaho exercise ya kabiri. Okay. Let's go. And then we change. Ugahindura ukuguru tugakora izindi 15. Let's go. Nice. Tugiye kurikizaho exercise yacu ya gatatu. Hagomba kuba hakoze icyo bita angle droit. Okay, twahinduye ukuguru. Let's go.
That's good. So next time tugomba gukora izi exercice ariko tuzivanga na abdomino. Ntushobora kumera neza, ntabwo ushobora gutera neza hano munda hangana gutya, ibyo ntabwo bibaho. So next time nuko mixinga abs amaguru ku buryo byibuze uzabona ko mu gihe runaka nudukurikira uzaba umeze neza, uteye bien. Mubibona?